hose niba nagiye ariko mwana hano ushinzwe amasomo yego zine toilet ni abagore abari muri animation twayifashe tuyihanze yego bamfashe noneho tugende muri ntuze muri sale twerekeza kuri sale mama aragushimye aha hantu hanaciye nta muzima uriya ni pasi tugiye kugurana nibukiramo gukomeza kubaziga ariko mwana ahangaha shaho umeze nabi nta buzima ubona ko Imana igira neza ahangaha nahize muri 2006 aribwo navaga hano ku ishuri nkajya kugangika abantu ubwo baraga amagobora y'ibikoma asigaye njye nabaraga ahantu nzajya kugangika ari heza finally mu gihe cyo gukora amagizama atanga diploma nibwo bambwiye bati tanga wanze wivuze nukiri uzagaruke ku ishuri arangije mu ngangi ndangira n'undi ngiye mu ngangi ntaho kujya nari mfite handi arasoza kwiga kera ntabwo hano nari kwemererwa kwinjiramo nubwo nari kwinjiramo ngo sohoke nta kahijyanye ahangaha ni muri mwebwe mudukurikiye njye nitwa Mukantwari Vestine ubuzima ahangaha ndi ni mu kigo cya Genizemo hari igisiga cyitwa Mpanda TSS nkaheruka ndi muri bwa buzima maze iminsi mbabwira ndi umwana mu muhanda ubwo abandi bana babaraga ibikombe by'ibikoma bisigaye amagoba twe twabyitaga amaguma ubwo babibaraga bitegura ko ababyeyi babo bazaza kubatwara ngewe nabaga ndimo gutekereza ahantu nzatanga njya kugangika muri kubona ko ibyo byose Imana ihindura amateka uyu munsi ngarutse kongera kwigisha abana b'abakobwa urubyiruko muri rusange mbabwira yuko amahirwe babonye muri ubu buzima atari amahirwe y'abantu bose bakwiye kuyasigasira kandi bakabyubaha bakabiha agaciro uyu muyobozi mubona yari animatrice w'ikigo icyo gihe uyu munsi niwe ushinzwe isomero akaba ari nawe urabona ko ngize umugisha niwe wari umukasara wanjye uyu yari umukasara wanjye impamvu ibi ngibi tuba tubikoze hari inkuru nyinshi tugenda tubona ku ma social media ugasanga hari amateka agiye avugwa ni umwe mu bayobozi bambaye hafi muri ya minsi nari meze nabi mwebwe mudukurikiye nubona ubuzima bwa Mukantwari maze iminsi ndimo gutanga inyigisho cyangwa ijambo ry'ihumure ku mitima y'abanyarwanda ku mitima y'abana b'imfubyi kuri babandi ubona ubuzima bwabo butarimo kugenda neza harimo n'ababana bo mu muhanda nkomeje kubabwira yuko birashoboka ko umuntu ashobora kuvukira mu muryango utamukunda birashoboka ko bashobora kukwihakana bakavuga ko utari umwana mu muryango birashoboka ko bashobora kugukorera tortire zitandukanye ariko wowe ubwawe nkunda kubabwira ngo wowe kandi nta wundi muntu ufite kugutabara mbere yuko wowe witabara nkunda kubabwira nabwira ngo uzakunde kuba indwanyi yawe
uzakunde kuba inshuti yawe. Iyo ubaye inshuti yawe ntabwo wigambanira, kandi iyo ubaye inshuti yawe inama wigiriye, iyo utabaye inama wafatiye mugakumva ishobora kukuvana muri uwo mwanya urimo ikagera ahandi hantu ikugeza. Uyu muyobozi rero mu gihe cyanjye nahigaga guhera 2005 na 2006 kuko si imyaka ibiri icyo gihe twigaga. Umwaka wa kabiri nawusoje 2006, ari nabwo nagendaga nta diplome mbonye kubera ubuzima nari ndimo. Nta certificate nigeze ntahana kuko ubuzima nabagamo n'ubundi navaga ku ishuri nkajya kugangika. Bwari ubuzima rero bugoranye, nari umwana uri timide, nari umwana utajya nishima. Ubwo abandi bana nyine babaraga amasani basigaje kurya kugira ngo vacances zize, njyewe ubwo nibwo nafatwaga n'imbeho, nibwo nafatwaga n'ubwigunge, nkibaza ngo nimva muri iki kigo ndajya hehe. Nongeye gushimira Imana kandi muri aka kanya ari naho mbwira mwebwe mudukurikiye ngo abakurikira Mukantwari Vestine TV, nshaka kubagaragariza Mukantwari ninde, ivuko ryanjye. Ahangaha ni mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo, mu kigo cya Mpanda TSS niho nize. Nigaga kutire ibijyanye n'ubudozi, nubwo aka kanya ndi umutayeri, ariko ntabwo nigeze ngira amahirwe yo gutahana impamyabushobozi kubera ubuzima nari ndimo. Naje gufatwa n'indwara, navuga ko ari agahinda gakabije, indwara y'agahinda gakabije. Nahoraga ndira, narwaraga umutwe udakira, nahoranaga ihungabana iyo natekerezaga ubuzima bwanjye kuva nabura ababyeyi banjye 94. Nkibuka tortire nakore mu muryango, nkibuka ahantu ngiye gutaha abandi bana bishimiye ko famiye zabo zije kubatwara, abandi barimo barabohereza amatike, nje nkumva kuva mu kigo ndi buhave n'ivarize itagize n'ikintu kirimo, ndi butahe n'ubundi nkibaza ndi bugangikane n'ivarize. Byari ubuzima bunkomereye, ariko kandi nari ngarutse kubashimira abayobozi banjye mbabwira ngo mwarakoze kumba hafi, warakoze kumpa keya, warakoze kumbera umukasara mwiza, warakoze kumpumuriza. Nari ngarutse rero mu giterane cya Garukushime mu kigo nizemo, no kugira ngo mbashe guha ubuhamya abana b'abanyeshuri, urubyiruko bagiye kujya muri vacances, kugira ngo nongere mbarememo icyizere cy'ubuzima. Nababandi baza ku ishuri Minerva ari ikibazo, n'abana bari butaye batashye mu miryango nk'iyo natahagamo, bumve ko batakwiriye kwiroha mu biyobyabwenge cyangwa se mu babashukisha ibishuko runaka byabangiza bikabambura uburenganzira bwo kuzagaruka kurangiza amasomo. Kuko Vestine byambayeho ndi umwana wo mu muhanda, ubwo nanywaga itabi ry'urumogi kugira ngo mbashe kuryama nsinzire aho nagangitse, mbese mere nk'ikinya. Aha rero twari turi ni mu isomero, twagiye duca ahantu hatandukanye kugira ngo mubone neza afisage y'ikigo, kugira ngo tujye tubahereza ibintu bifite umwimerere, kandi na babandi batanga ubuhamya bajye babasha kumanuka kuri teri. Mboneraho no kubwira n'itangazamakuru aba bakora ku ma social media, nimujya mwumva ubuhamya bw'abantu bameze nkatwe, mujya mugira ishyaka ryo kuduherekeza tugende tujye mu kwivuko mukurikirana amakuru, ubuhamya, kugira ngo duhereze societe nyarwanda ibintu bizima kandi bigaragare ko koko twamaze kugira gute kwiyubaka. Turi mu gihe cyangwa se mu kwezi ko kwibuka igihe ingabo z'igihugu zabohoraga igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kwibohora kwiza ni ukuva mu biyobyabwenge, kwibohora kwiza ni ukuva mu bwigunge, kwibohora kwiza ni ukugira ahantu uva kandi ukajya n'abantu ufata amaboko kugira ngo bageze aho batari kuzigeza ubigizemo uruhare. Murakoze. Iki cyiciro turagisoje, tugiye gukomeza urugendo shuri, twerekeza no muri salle prevalente kugira ngo tujye aho abanyeshuri muri rusange bari, kugira ngo dutange inyigisho nk'uko mvuye i Kigali mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, mu mudugudu wa Byimana. Nahagurukijwe n'iki? Nahagurukijwe no kuza gufasha aba bana b'abakobwa, abana b'abahungu
mbaha impanuro no kubabwira kirazira indangagaciro umuco na kirazira by'abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugira ngo ejo tuze dufite inkingi zihagaze neza ari rwo rubyiruko dufite uyu munsi. Murakoze. Ndabashimiye kandi nukuri atambutse hanjye ntagana ariko hinjira ntagana ariko hinjira ntabwo mwari kunyemerera ariko no kubaga ndeba ntabwo byari gushoboka. Hano habaga harimo ibitabo ariko utwara ukagurishaho kuri make make, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi hari impinduka. Ikigo cyanjye cyabaye cyiza cyane cyarushijeho. Imana ishimwe n'ukuri. ingendo z'i Kigali ariko ndabishimira Imana abari beza cyane kurushaho. Ahanjye nahize nahize 2005 2006 ndi mu buzima butoroshye. Nshaka kubabwira amahirwe mufite akomeye kuruta ayandi. Nuko aya mahirwe mufite atigeze agirwa n'abana bose, sibyo? Ariko muri struggle yose umugambi Imana muri struggle nitwa Mukanwa Vestine. Murugo ni Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi. Ubu ndi umugore uje gatanu. Abana batanu. Imana yahinduye ubuzima, yahinduye amateka. Nanjye mfite byinshi bihagarariye kandi bituma navugira isi yose muri rusange, nkatabariza abababaye, hagira inama wese bamubwira ngo agaciro kafite hose kandi uri we ugomba kuba focus, sibyo? Kugira ngo dreams zawe successful, sibyo?
ntabwo bishoboka niba akibaze kwicara muri iki kigo na kirimbo jewe nakoga mu kigo nkajya kuganiriza nkahangira gutaha ameza none nanjye